Muraho neza bakunzi ba Rusasa TV, murakaza neza mu ruhererekane rwacu rwihariye ruvuga ku mateka y'abapapa bayoboye Kiliziya Gatolika kuva mu ntangiriro kugeza uyu munsi. Uyu munsi tugiye kumenya ubuzima bwa Papa wa mbere Petero Intumwa. Yatangiye ari umurobyi usanzwe ku nyanja ya Galileya, ariko aza guhinduka umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ya Gikristo. Ni gute yahindutse umuyobozi wa mbere wa Kiliziya? Ni ibihe bikorwa byamuranze? Ni uwuhe murage yasigiye isi? Nimukomeze mukurikirane kugeza ikiganiro kirangiye, kandi mwibuke subscribe kugira ngo mutazacikwa n'amateka y'abandi bapapa. Petero yavukiye i Betsayida mu Galileya. Mu ntangiriro yitwaga Simoni, akaba yari umurobyi wabeshwagaho no kuroba amafi hamwe n'umuvandimwe we Andereya. Ubuzima bwe bwari busanzwe kugeza igihe yahuraga na Yezu Kristo. Andereya amaze guhura na Yesu ajya gushaka umuvandimwe we Simoni kugira ngo nawe amumenye. Yesu akimubona yamubwiye ko azitwa Petero, bisobanura urutare. Iri zina ryagaragazaga uruhare rukomeye yari kuzagira mu kubaka Kiliziya. Nyuma yaho Petero yasize umurimo we wo kuroba akurikira Yesu. Yabaye umwe mu ntumwa 12 kandi aza kuba umwe mu bantu batatu ba hafi ya Yesu. Mu rugendo rwe na Yesu, Petero yiboneye ibitangaza byinshi. Yabonye abarwayi bakira, ibihumbi by'abantu bihazwa n'imigati mike, ndetse n'abapfuye bazuka. Igihe kimwe Yesu yabajije abigishwa be ati, muvuga ko ndinde? Petero asubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana. Yesu yashimishijwe n'igisubizo, maze aramubwira ati, uri Petero, kandi kuri uru rutare nzahubakaho Kiliziya yanjye. Nubwo yari afite ukwizera gukomeye, Petero yigeze kugwa mu ntege nke. Mu ijoro Yesu yafashwemo yamwihakanye inshuro 3 kubera ubwoba, ariko nyuma yaje kwicuza cyane. Yesu amaze kuzuka yongeye guha Petero inshingano zo kuyobora no kuragira intama ze, arizo abakristo. Ku munsi wa Pentekoste, Petero yabwirije imbaga y'abakristo, maze bakira ukwemera kwa Gikristo. Yakomeje kwamamaza ivanjiri mu bice byinshi no gukomeza Kiliziya ya mbere. Nyuma yaho yageze i Roma, aho yakomeje kuyobora abakristo no kubashishikariza gukomera ku kwemera kwabo. Mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo ryategetswe n'umwami Nero, Petero yarafashwe maze aricwa. Imigenzo ya Kiliziya ivuga ko yabambwe ku musaraba yubitse umutwe hasi, kuko yumvaga adakwiye gupfa nk'uko Yesu yapfuye. Ubuzima bwa Papa Petero ni urugero rwiza rw'ukuntu Imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu usanzwe ikamugira umuyobozi ukomeye. Yatangiye ari umurobyi woroheje, ariko aza kuba umuyobozi wa mbere wa Kiliziya, ndetse n'umwe mu bantu bafite uruhare runini mu gukwirakwiza ivanjiri ku isi. Uyu munsi izina rye rikomeje kubahwa n'abakristo miliyoni nyinshi ku isi yose, kandi umurage yasize ukomeje kubaho mu buyobozi bw'abapapa bamukurikiye. Murakoze cyane mwese mwadukurikiye, mwese mwemeye kubana natwe, turabashimiye, kandi ntimwibagirwe subscribe. Tuzahurira mu gice gikurikira kivuga ku mateka ya Papa Linus wasimbuye Petero ku buyobozi bwa Kiliziya. Bye bye, turabakunda.